wacu uyu munsi yitwa Eska Fifi. Ya. Ntuzanwa mukinisha. Bugende mukore subscribe. Ya, kora subscribe kuri Eska Fifi urumva? No kuri. Ya, mukore subscribe urumva umenya makuru y'ingenzi, analysis ziri deep byatari. Niyo muntu uvuga ibintu byizewe mu Rwanda kurusha abandi. Guys, rero nkuko nari nabemereye kuzabereka uko urugendo cyangwa uruzinduko picnic abanyamakuru ba Radio TV 10 twagize muri weekend ishize, ndaje ngo mbereke nicyo kintu kinzanye ubu ngubu. Ese ndahera reka mpere kuri interview za bamwe ho gato b'abanyamakuru twaganiriye nyuma yo kugera muri uru rugendo. Rajya nkwereka agace ibindi uraza kuza kubireba inyuma, details ziraza kuzamo nyine nyuma bitewe nuko turagenda twerekana uko byagenze. Icyo uvuga hi uyu munsi wakugendekeye ute? Okay, this is so amazing. Twatembereye mu kivu Theo hano hose, it's so good. AKA Sankara turikagwa kamahoro twaje gutwika TV 10 akarwa kamahoro ire ndiyo kibuye ibirwa byacu twishimye cyane kerewo yacu yego matwe n'umugabo. Ngewe n'ubwa mbere rwose ngiye mu bwato, n'ubwa mbere ntandagiye hano kuri kino kirwa rwose byanshimishije mu mateka. Ngewe nkubuye we angana umukiva hanyuma uramutse hasorokana umwana wamubwira nkuwe mutomo namubwira nkukunda kuruta uko ufikunda amazi. Sasa rero mu mpera z'umwaka ushize boss yari yasohokanye abanyamakuru cyangwa abakozi bose ba Teledis bajya kuri King Fisher. Nge ntago nari mpari, nari ndi muri konje. Aho niho yabasezeranije ko noneho nyuma y'amezi abiri cyangwa 3 na 2 azabasohokana kuri hoteli iye ku Kivu ahantu hitwa Karongi muri Kibuye. Hanyuma rero n'umugabo uguma ku isezerano, imvuga ye nawe niyo ngiro. Umunsi warashize uragera, ari wo muri weekend yashize nibwo twagiyeyo. Mubare ko natinze no kubiba hari kune n'abahaye inshamake. Abankurikira kuri no channel bashobora kuba bararebye inshamake z'ikiganiro nashyizeho mbere kuko byagenze nkabasezeranya ko nzabaha idonido. Ni kuri Karewo Kivu rero hoteli, ni hoteli nziza cyane. Mu nshamake nabanje kandi kuberekaho mbere nababwiye ko Miss Mutesi Jolly nawe ari mu basohokeye kuri iyi hoteli. We ahasohokera yateze indege, helicopter iramuzana imugeza ahangaha, arahatembera ndetse yereka abantu bose uko hateye. Abamukurikira kuri YouTube channel ye ngira ngo barabibonye, nange nabashyireho agace mbibereka. Sitwe rero twarose umunsi nyirizina ugera, bari baraduteguje ndetse batubwiye mbere ko saa moya za mu gitondo tugomba kuba duhagurutse. Ubwo urabyumva ko twagombaga kubyuka kare. Bamwe babyutse saa 12, abandi saa 11 n'igice, abandi saa 12 n'igice bitewe naho uri buturuke ugana kuri Teledis kuko niho twahagurukiye. Isaha rero twarayubahirije, saa moya twari duhagurutse. Ariko kandi mbere yuko imodoka zihaguruka nagombaga kubanza gusenga, nkasengera urugendo, nsengera na bagenzi banjye tujyanye kugira ngo Imana ize kubana natwe mu rugendo. Nubwo naraye ndusengeye urugendo, ntago narusengeye muri icyo gitondo gusa, nje no kuryamana naraye ndusengeye, ariko nagomba gusengana n'abandi noneho tugashyira urugendo rwacu mu maboko y'Imana. Buri muntu wese mwami tumushyize muri assurance yawe, tumushyize mu bwishingizi bwawe, ngo ugendane natwe udufashe tugire neza. Turakwiringiye muri byose mu izina rya Yesu, amen. Urugendo rw'amabisi twagiye ari amabisi abiri, hari n'abari barayeyo nk'abayobozi bo bari baraye muri hoteli, bari bategura neza ukuntu twe turi bugende, badutegurira neza uko biri bugende, nyine baneha n'imihigo bintu nk'ibyo. Rero twagomba gusenga, ariko ubwo reba amabisi abiri y'abantu bakora hamwe aramutse akoze impanuka we kiba ari igihombo gikomeye. Rero buriya umuntu agomba kubanza agasenga. Nshima n'Imana ko twagiye amahoro tukagaruka amahoro. Isengesho nasenze rwose Imana yararyumvise, ariko ntiyabikoreye ku isengesho, ahubwo yabikoreye ku rukundo rwayo.
ntabwo yabikoze kubw'isengesho. Nyuma yo gusenga rero twarahagurutse kuri Teledis aho Radio TV10 ikorera, Radio Dis na TV10, hanyuma twerekeza ku Kibuye Karongi kuri Cleo Kivu Hotel. Ubwo ni Teledis Nyabugogo gukomeza umuhanda ugana i Muhanga, kugera i Muhanga utaragera hariya muri gare ugahita ukatura mu muhanda ukata ugana mu Ngororero. Naho ngaho rwose urugendo rwerekeje. N'urugendo rutari ruto nkuko gusobanuriye, ngiye kukwereka video zimwe na zimwe nagiye mfata muri uru rugendo, ariko twashyitseyo ku isaha y'isa 5 z'amanywa zirengaho iminota mike, twahagurutse saa moya. Mana yanjye komeza udufasha utaranire neza iby'ubwira ore nizeye ijambo wambwiye sinkabure ku mbaraga zawe no mu bikomeye biriho undamburira amaboko yawe umimbaraga k'ubuntu bwawe kugeza igihe uzaza uriya musozi witwa gute? uriya musozi umeze nk'ikibyimba kirwaye ahantu. Rero mu modoka tutambika twerekeza neza kuri hoteli,
ariko ubwo aho turi gutambika n'ubundi twarangije kwinjira kuri porutayi ya Cleo Kivu nuko ntabashije kuhafata manza nari narangaye, ariko aha naho ni mu butaka bwa Cleo Kivu hano turi gutambika. Nakubwiye ko porutayi iri haruguru, nubwo ntafashe video ariko naje gusubira inyuma njya kwigana abafata amafoto, nanjye mfata agafoto ndavuga nti reka nifotoreze kuri kino cyapa, ntazagira uwo mbwira ko naje muri hoteli y'abakire nkagenda mubwira amagambo gusa namwereka fact namwereka agafoto buryo uzafata agafoto ngo nta foto nta cyabaye. Ni hoteli rero yubatse ku musozi iyo winjiramo ubusa n'umanuka umusozi, ariko uri kugenda mu mazu muri etage nyine. Ni etage iri ku musozi, iyo uyigendamo umanuka nyine ukihagera umanuka nk'umanuka ku musozi, ubwo bivuze ko niyo ugaruka ubu uzamuka nk'uzamuka mu esikariye kuzamuka ku musozi ariko ari mu nzu. Ni hoteli Cleo nakubwiye ko yashyizweho ibuye ry'ifatizo nanjye kubaha Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Uyu muri kureba hano uri gufata video ni Samu Shumbusho, afite company yitwa Samu Image, ariko ni umukozi wa hano wa Radio TV 10, niwe wafashe highlight, niwe wafataga amafoto, warafatanyije na Jimmy. Rero nanjye ndaramwegera ndavuga nti ba mu nzira reka nanjye ndebe ko nazuminga nkareba ibuye ry'imfatizo nkazagereka abantu bankurikira wa. Mbere yo gutembera rero no kwiyakira no kwinjoyinga dufata amafoto by'umwihariko cyangwa wenda by'umwanya urambuye, twamanje kujyana inama na owner CEO nyirabyo wa Teledisi, akaba ari nawe nyiri Radio Dis na TV 10. Yari kumwe n'umufasha we bicanye n'umuyobozi ari we directeur, hanyuma babanza kuduha ibiganiro, tubanza kuganira dukorana inama tureba imihigo tugomba kwihana n'imigambi tugomba gufata kugira ngo dukore akazi neza mu buryo buri professionnel cyangwa mu buryo bw'umwuga. Turi mu nama aho ngaho imvura yaraguye, ntago ari inama yarambiranye, tuyishoje dusohoka mu gasare twakoreragamo inama, twarasohotse dusanga imvura iri kugwa we. Ntangira kwibaza nese ubu ko imvura iguye tutagiye ku mazi biraza kugenda bitewe, ubu turajya mu Kivu imvura iri kugwa koko? Abandi bati ntago twava hano tutagiye ku mazi, tutagiye mu Kivu rwose ngo turebe ko ibintu byifashe. Twese rero tujya kwiyakira, kurya, kunywa. Ndakumenyesha ko boss intanda y'umujinya agira cyangwa n'umwana mwiza cyangwa n'umuntu mwiza, arakubwira ati fata icyo kunywa cyose ushaka, amafaranga yose kigura. Murabyumva ko abanywa inzoga baravuyiraye, hanyuma ufate n'ibyo kurya ushaka. Mu byo kurya hari amafi, hari inkoko, hari inyama z'ubwoko bwose n'izindi nyama, hanyuma kandi n'ibyo kurya ntari burondore ahangaha naba ndengereye. Akumva ko twariye tukavuyara tukahaga. Tusoje rero imvura ariko gabanukaho gatoya, duhita tugenda tujya ku mazi gushaka mu bwato ngo dutembere turebe uko byifashe mu Kivu cyo kuri ruhande rwa Hotel Cleo. Aka naka video nafashe turi kumanuka turi kujya gushaka ubwato, bamwe bari banadusize. Guys, kumaze tugeze rero sasa. Kumaze tugeze reka nzifate video nya video. Pani bya snap. Ubwato byari bifashe bite? Reka nkwereka aho gato uko byari byifashe. Ida. Uryohesha. Nakiza nko gukorera umubosi mwiza. Aho tuvuye ngahariya kuri Cleo. Ngahariya aho tuvuye. Ura David koko. Bari wicare mu muhanda ntabwo ujya uhagarara. None urubwira neza. Egera iyo mwigera ngajya hejuru ya hotel ya hejuru. Mufata ka video niko sawa. Ngode video. Mufata ka video niko sawa. Audura ngirijana. Reba.
bagiye Uvira. Dereva ukatire kwijwi sibyo ukatire kwijwi niko deja vuze kwijwi sawa amwita Charles man usikore mu video nziza bya hatari iri ngiri ni ijwi iri ni ijwi Ntabwo nyine twagurutse ntabwo twagurukira kugira ngo ibiro nyine reka baguruke duhica ntabwo ikibazo n'ubundi wowe wahagurutse n'ubundi bisa naho nta muntu wahagurutse n'ubundi nta biro wifitiye bano bantu badusige ko wabaciyeho oya rata aho twavuye ni hariya twahasize aho twavuye iki ngiki ni ikirwa cyangwa ni ijwi aka ni agasozi kari hagati y'amazi guys ndabona banahahinga hariho imyumbati ikanyizuminge wirebe barahahinga ayibonye ariko nta kayira karimo hanyuma hasi urabona ko hari amazi kazengurutswe n'amazi iyi ni raha tu uyu nguyu ni Edite arimo arafotora. Uyu ni Edite uri gufotora akurikiyeho Sohakim inyuma ye uswariye Sohakim ntabwo ari kugaragara hanyuma hari hakurya hari Ephraim Kayiranga hari Abdul wambaye ingofero harya uriya umunyamakuru wundi n'indi uriya ukora mu majyepfo Prince Nzabihimana ukora mu majyepfo uyu ni Mwamba ukora uyu nguyu urebye hano ni Mwamba ukora mu tekinike ni uswariye Sohakim urani yiveho hirya y'iveraje akurikirana na directeur umuyobozi hano bahinga ibishyimbo urabona mwijwe ukuntu bahinga ibishyimbo tugeze aho twomokera cyangwa aho nyine twaruhukiye kuno nyine mugenda shyuhu mukagenda aho twaruhukiye mbere yo tugaruka ni hirya twagiye ibirometero byinshi nazo umubare turagenda tugera ahantu ngo twaciye kuturwa twinshi turagenda rero tugera kuri kano karwa kitwa akarwa k'amahoro ni ubutaka nyine buri hagati mu mazi ariko bwo busa nkaho ari bunini ariko butari bunini cyane guys anga tugeze ahantu tugiye kukarwa mu business kinyarwanda hanyuma bavuze hano ko kwitwa gute kukamahoro urabona ko abakozi ba TV10 barimo kuvamo bagenda aha hantu ni ku musozi uri hagati y'amazi aho si muri kubona ni abakozi ba TV10 bafite aho bahuriye na TV10 ibiti si byitwa ngo ikimana yanjye ive ibiti byitwa gute ngaha rero kuri kano karwa hari amapera Janvier na Ntambaragarire bati reka mbe soroma amapera Ntambara hahinze hahinzwe amapera we abanyamakuru batangira kurya amapera batangira kurya amapera abandi bazenguruka hano hantu urimo kubona aha hari uruziga hubakiye ubona ko hubakiye amabuye hasi hameze nk'harimo icyobo gitoya ntabwo nzi icyo bahahubakiye nuko tuzengurukaho tuganiraho gatoya ariko reka ngaruke ku amapera ni pera umva ringuyeho rishyushye mu bantu bayariye barimo imburi yamba bariye Intambaragarire aka isasu rishyushye zo Intambaragarire twaranaganira hanyuma uramutse hasorokana umwana wamubwira nk'uwe mutombo
ugendeye kuri aya mapera n'aka kagurwa wamwicajeho mbese nta kavura katari kugwa mwicaye umubwira imitoma witonze nta muntu ugusakuriza imbuto z'urukundo se imbuto z'urukundo se ko babyimamo ibintu byinshi yumvisha ari rya tunda bajya babeshya ngo niryo ngo Adamu yariye ahangaha naho haba hari ibintu bita umutekano iryo tunda naryo tuririye urumva byaba ari byiza ni byiza cyane rero kuba dusohokeye ahangaha hariya n'amazi hano muri Kongo hano ni akarwa kitwa karwa k'amahoro ahangaha rero ntuhagire ngo ni mbani ni mu Kivu hagati ahangaha noneho nta saso rimwe Karegeya Jean Baptiste nawe ndiyokiriye ibirwa byacu twishimye cyane kerewo yacu yegumatswe n'umugabo Gasongo mbona mu Gasongo yeye yitwa kirimo rwose wowe wiyumvisha ute gusohokera hano kuri kino kirwa cyangwa kuri kino Kivu no kuri hoteli Cleo? ngewe ni ubwa mbere rwose ngiye mu bwato ni ubwa mbere nkandagiye hano kuri kino kirwa rwose byanshimishije mu mateka ngewe uyu mugabo nawe yitwa Charire kameramani mu gice cy'amakuru gisata cy'amakuru ni iya mbere mu Rwanda nk'uko yabaye iya mbere mu kubaho mu yandi maradiyo Shamsa ngaho gira icyo uvuga hayi uyu munsi wakugendekeye ute? This is so amazing. Twatembereye mu Kivu hanyuma imagine wazanye n'umukunzi wawe nyine ntago bavuze ngo tuzane n'abakunzi byari kuba bimeze bite? byari kuba bibi ahantu turi benshi ndabona ari byiza ariko uri kumwe n'umukunzi mugomba kuba muri babiri mwenyine tubaze kugenda muri ubu bwato muri babiri wabo uyu yitwa Sankara akora muri marketing aka Sankara hanyuma rero igihe cyo gukata ngo dusubireyo cyari kigeze twinjira mu bwato dusubirayo turakata hanyuma dushyitse aho twavuye aho twaturutse nyine munsi hariya ya hoteli Cleo ubwo naganiye n'umusare wadutwaye hanyuma reka nkwereke ikiganiro twagiranye gitoya utanga serivisi nziza n'icyo babwira abantu batari baza hano kuri hoteli Cleo? abantu batari baza kuri Cleo nabashishikariza kuza kandi bakaza bakinjoyinga mu mazi ko dutwara batandukanye bavuga cyane Apollo akarwa k'amahoro ndetse n'ikigo cy'Impundu twagereza neza ubona ari ihera itandukaniro riri hano n'ahandi? itandukaniro riri ahangaha wenda nawe duhurijeho mu byo gukora akazi ko gutembereza abantu mu kiyaga cya Kivu icya mbere wenda nka Rutsiro cyangwa se Rubavu icya mbere Karongi dufite ibintu by'ibirwa byinshi dufite amahoteli meza ari ku mazi ndetse n'ibindi byinshi cyane ariko wenda ahandi na za Rubavu zifite amahoteli ariko icyo turusha Rubavu kenshi tubarusha ikintu cy'ibirwa byinshi byo gutemberezaho abantu icyo ndakeka tubarusha wenda natwe ibyo tubona baturusha ni nk'abantu benshi bakunda kuba ahantu haza ariko abantu benshi bari classe ntago nubwo hatari akabihaza abantu baza ahantu bahazi kenshi cyane abantu b'abakerarugendo b'abazungu benshi n'abayobozi abasenateri abadepite barahagera ubundi igiciro cyo gutwara mu bwato umuntu nangahe? twebwe igiciro waba uri umwe mwamura abantu 10 nta kibazo turabatembereza biterwa n'undi tuba dufite ibiciro byinshi biterwa n'ahantu tugiye nkaho tuvuye bura nangahe? aho tuvuye ni amafaranga 25,000 reka ngushimire cyane urakoze witwa nde? sawa nitwa Nibikora Ibrahim kandi umuntu unkurikiye cyangwa se uwashaka gutembera byaba ari ngombwa nta kibazo amamagara
yaguhamagara kuri nimero yampamagara kuri 07 23 54 340 kabisa ni karibu. ntabwo ari uyu musare wenyine wadutwaye kuko abanyamakuru ba Radio TV 10 twari benshi nakubwiye ko twagiye turi bisi ebyiri n'abandi bari barayeyo urumvikana ko twatwaye n'ubwato burenze 3 niba atari 5 ahubwo ni 4 ntabwo namubaze ntabwo nabyitayeho cyane ngo mubare ariko nzi ko bwari burenze 3. aha hanyuma rero Oswakim yatubwiye akamaro k'uru rugendo rwo kuruhura mu mutwe boss yadukoreye anadusobanura ko ubu uri umuntu abakeneye kuruhuka rimwe na rimwe ugafata umwanya ukagenda ukajya ahantu nk'ahangaho ugashyira ubwenge ku gihe. Bakoze cyane FFS Kawizera ikintu cya mbere mu kugusubiza naheraho ni iki ngiki urabona ukuntu nishimye urishimye urabona ukuntu ndi relaxed yego ufite vibe yego vibe ubu ntabwo zizaza ninsubira ku kazi ejo cyangwa ku wa mbere kubera iki nzaba mvuye gukora icyo bita gusubiza ubwenge ku gihe kunagura ubwenge ni amakosa bakoresha bamwe bakora gukoresha abakozi ubutaruhuka cyangwa se buri wese agafata konjiye ntumenye niba yararuhutse cyangwa yaragiye gukora ibindi. Hano rero abakozi bafite bose uri kubaha ibituma bidagadura ubaha ibituma baruhuka koko kandi ukumva n'ibitekerezo byabo. Icyo gihe rero byongera umusaruro ku kazi productivity kurusha kundi uzirika abakozi mu kigo umwaka ugashira ibiri nta kantu ko kujya kubaruhura. Amafaranga biba byatwaye na gatonyanga mu nyanja ugereranyije n'umusaruro buzavamo. Niyo mpamvu rero nshishikariza abakoresha kujya basohokana abakozi bawo. Hoteli ziyubashye mu Rwanda kandi ihenze. Banza rero ya mbere. Ni nayo ya mbere. Ariko oya hari izindi yego ariko iyi irarenze. Kuba bose yavuga ati reka mbazanemo abakozi banjye bose mbazanemo ubishaka wese azeretse ko nta n'uwasigaye. Nta n'uwasigaye. Ibi bitanga isomo kubakoresha ntago bitera ishyari none wa mu boss none hakaba mu boss afite ikinyamakuru ako nta hoteli agira. Urabona boss wacomeze nk'afite ubimana afite ikinyamakuru afite n'izindi business zimo na hoteli agasohokana n'abakozi. Tuba tugomba kwigira kuri boss wacu kwicisha bugufi. Hari umuntu udafite namba ariko yaramaze abantu abakandagira urumva. Hano rero harimo isomo ry'icyo bita ukwiyoroshya. Bari hoteli yereka badukurikiye nayeberetse rwose ngiriya Lake Kivu hotel urumva. So tubwiye ati hano ni mu rugo igwanyu igwacu sibyo se yego. Ubwo rero bishobora ahubwo nanone gukangura ubwonko bw'abandi bakareba kuri ibi nabo bakazabigeraho binyuze mu bwenge bwabo bidaciye mu kwiba. Hanyuma ku giti cyawe by'umwihariko hari ibitekerezo bindi byaje hari creativity yindi yaje uri kumva hari ibintu bishyashya wenda ugiye kugenda ukongera ugatekereza ukongera. Ntabwo mbivugira hano kuko batabyiba ugakora batabyiba babyaza umusaruro. Ariko vision twirebere ibirebana n'ingufu mu kazi. Ubu zigiye kwikuma inshuro. So no kuvuga rero ngo kuruhuka ni ngombwa. Hari n'abakoresha ubwabo nabo batajya bikunda ngo bihe konji basohoke n'imiryango yabo. Ubwo bene abo birumvikana ko n'abakozi babo ntabwo babaha kwidagadura nk'uko. Reka dutake ibigurero iyi hoteli Cleo ya boss dusoza. Ndakumenyesha ko hoteli zose zikora ku mazi ntekereza ko inyinshi nazigezeho. Iyi rero ni ya mbere yubakanye ubwenge ubuhanga no kureba kuri. N'ahantu ni hoteli uriho ukabona amazi magari amaso ntaheze urumva ariko kandi ukabona n'ibirwa byinshi. Wafata ubwato watembera ukavumbura nk'ubu tuvuye ku karwa k'abakobwa nubwo tutagakandagiyeho nabonye hahinzeho imyumbati. Tuvuye ku karwa k'amahoro akanapoleo ntabwo twakagezeho. Tubonye ikirwa cya Byanka mbonye ikindi kirwa kinini hano kiri hakurya hano cyari gituweho n'abantu uko bigaragara ko hari ibiti hari amakawa hari intoki barabimuye. So ahantu ni heza nakubwiza ukuri kwambaye ngo bajya haza n'indege ya helicopter ngira ngo ijya kuri ako kabuga gato ndaza nkabereke mu kanya. Ikindi ugomba kumenya ni hoteli nyine ya Vision kuko ntabwo ari iy'akavuyo ibyumba bike. Utabukinze ntabwo upfa kubona umwanya.
ntabwo ngiye kuvuga umubare wabyo kuko ntabwo nshinzwe kuvugira iyi hoteli ariko ni bike uhaza ari uko bakwemereye kuhaza noneho no kuza kuvuga ngo uje kuhanywera byeri nabyo ni ukubukinga yes ni hoteli y'icyitegererezo nta nubwo inahenze nubwo wavugaga ngo ibyumba birahenda oya guys twaje gutaha rero turutaha mu mahoro dushyika kuri Teledisi amahoro ngewe nageze mu rugo saa 4 z'ijoro zirengaho iminota kandi nafite ikiganiro kuri radio mu gitondo kuri radio DC urankoraho ikiganiro saa 2 kugera saa 4 za mu gitondo nyuma y'urunana nari naniwe nari nzi ko ntari bubyuke ngo bikunde njye gukora ikiganiro ko byarakunze rwa rugendo ruryoshye rero rwo kuruhura mu mutwe nubwo wenda kuruhuka bona yumva yaruhuka kenshi ariko ntibikunde ariko ni ikintu kiza boss yadukoreye nkuko Oswald Oswakimu yavuze boss nkabana Imana igiye baduhera umugisha ni inkuru rero y'urugendo nakubwiraga nakubariraga buri inkuru barayibara nakubariraga inkuru y'urugendo uko yagenze hanyuma nge nitwa Fifi tuzasubira utaha ndabakunda cyane ushatse bamwe mu muryango wacu ugakora subscribe cyangwa ukajya uza kwirebera ibiganiro nta kibazo utanayikoze nta ntambara ni pe umva ringuye rishyushye twajyaga tuza kuhanywera agatabi tubwira amateka yawe utazi sawa mukomere Eugene Nyagahenda